Oh, agira neza Yesu, agira neza. Amen. Agira neza Yesu, agira neza. Yarabivuze umwami, yarabivuze. Amen. Yarabivuze data, arabisohoza. Amen, amen. Uyu mwana ntabwo azabaho kuko ibihaha bye byaraboze, inyo zarabiriye. Niyo yakira aka kanya ntazarenza imyaka 15 yo kubaho, kuko azarwara igituntu kimwice kuko ibihaha bye byaraboze. Twari tuzi ko Happy ari bucura, twari tuzi ko twacuje tutazongera kubyara. Nta gahunda yo kubyara yindi twari dufite. Happy rero twamwitaga bucura. Icyo gihe ari muri koma, numvaga nta kintu mfite nabwira umwana wanjye. Naririmbye indirimbo z'Imana ziranshirana, nsoma Bibiliya iranshirana, mbura icyo mvuga ndangije mpimba akarimbo havuga ngo reka ndirimbire bucura wa mama, 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 bucura wa mama, reka kubabara, bucura wa mama, reka gushavura, bucura wa mama, reka kurira, bucura wa mama, ndagukunda ihorere. Uva mu Rwanda wakwiriye cyane mu rezo sosiyo, aho wari ufite icyifuzo cyo kuvuza umwana wari umaze kugira ikibazo gikomeye, ndetse abantu benshi bibwiraga ko atanabaho bitewe n'uko yari afite kanseri yabaye avance. Kubw'ibitangaza by'Imana ko twagiye tubona imirimo yakorekeye kuri rezo sosiyo, tubona urahagurutse n'umwana muje kwivuza i Burayi, nubwo abenshi bavugaga ngo ari amafaranga agiye gupfa ubusa kuko iriya kanseri yabaye avance nta nubwo ishobora kuzakira. Yarwaye uburwayi bw'akazi afite 5. Igihe nari mfite 5 Satani yashatse kunyica. Wowe uri hafi yanjye nguyu umuhoro. Iyi ni inkovu y'umuhoro, mfite imyaka 5. Naratemwe imyaka 5. Hari mu 91. Ngiye inkovu. Naratemwe njugunywa mu ishyamba. Abantu bayoberwa iyo nagiye. Imbabazi z'Imana ziravuze hoya ku migambi y'umwanzi, ziravuze hoya. Iyo ndimo kuvuga imirimo y'Imana, iyo ndimo kuvuga ibintu Imana yankoreye, iyo ndimo kuvuga Imana nabonye mu burwayi bw'uyu mwana, birandenga. Nsesurumeza kuko umunsi docteur ampa resulta ku mwana wanjye yakize, nahise ndwara mu nda. Batanu n'ubundi washimira abanyamakuru bari mu Rwanda. Ndashimira Sabe cyane. Isimbi TV yubahwe, Sabarabizi n'inshuti yanjye cyane. Ndashimira Joel murumuna wawe. Kugira ngo menyane na Sabe ni Joel. Kugira ngo ba hosting Eliane ni Joel. Ubwo nimvuga Sabe nkavuga Joel, abantu bose bumva impanga. Ndasuhuza Joel na Sabe cyane. Ndashimira umuntu bita Kasiye Pizo my cousin. Niyo kazi? Twitana cousin kuko ni best friend wanjye. Ndasuhuza umuhungu bita Kamana. Kamana ni inshuti yanjye cyane nawe. Urugendo TV. Ndasuhuza Sandrine. Batanu buzuye? Buzuye. Ufite abakunzi benshi ndabizi, ariko ni benshi cyane nyine. Abo bantu bose rwose nanjye navuze ngo ni buba. Ariko ngeze hano mu Burayi nongeye kwandika imirimo y'Imana. Rezo sosiyo ni kimwe mu bintu Satani yifashishije cyane kugira ngo ayobye benshi, cyangwa se wenda yego ni ubukoroni bushyashya. Ariko nanone muri kino gihe hari n'abakristo batarabyumva
bakibona ko kujya muri rezo sosiyo ari ubuyobe, ngo ni ukwigaragaza vara ibintu nk'ibyo. Mbwira, ni wowe ubifata ute? Rezo sosiyo imariye icy'ubukristo cyangwa ivugabutumwa? Mbabajwe nuko iki kibazo sinenzi kuri bukimbaze ngo mbe naje nzanye Bible yanjye. Rwose Yesu aguha umugisha. Bakubyariye umugabo, ni abantu bo kubahwa, nibubahwe ijana ku ijana, nibubahwe rwose. Nanjye nsuhuje mabukwe na sebukwe wa Evangeliste Eliane, n'abo bantu nibubahwe batatu. Ndasuhuza poso wanjye. Oui, yes. Gitwaza? Gitwaza niyubahwe rwose. Eliane aramusuhuje. Ndamusuhuza cyane n'umutima wanjye wose. Yego. Ndashimira famille Papa Eric, coordinator wanjye muri Benjamin. Okay. Imana ikugirire neza n'umuryango wawe. Yego. Ndasuhuza umupapa bita Bienvenue uri muri Canada. Bienvenue, yego. Ndamureba. N'umuryango we. Yego. Imana mwijuru bahumugisha. Bienvenue Apostle Gitwaza na Eric, abo bantu nibubahwe. Ngiye kuguha undi mwanya, hasigaye umwanya w'ikibazo kimwe. Ariko ni wowe ukibaza. Ni iki wambaza nk'umukozi wa Evangelize Le Monde? Ibanga nakoresheje nta rindi nuko nakomeje kubaha no gucunga indangagaciro natojwe. Amen. Nkiri mu Rwanda, izo natojwe n'ababyeyi, ariko cyane izo natojwe n'Imana yo yampamagaye. Kubera ko buriya iyo uzi neza ko ibintu urimo ari umugambi w'Imana urabyubaha. Nge rero nkunze kubwira abantu ngo ntabwo gukorera Imana kwanjye ari uko ari umuhamagaro w'Imana gusa, ahubwo ni n'umurage. Amen. Ko nkuko bivuze ko papa ari pasiteri, niwo murage yandaze. Ajya gutaha yarambwiye ngo Felix, impano nagusaba mu buzima naba ndiho cyangwa ntakiriho, uzanyubahira Imana. Amen. Ubwo rero nubaha Imana nk'umurage, kandi urabizi ko nta muntu ucokoza umurage. Umurage iyo ukinishije ugukora. Sinshaka ko uwo murage uzankoraho, niyo mpamvu nubaha Imana. Bikagerekaho noneho ko nihuriye na Yesu. Amen. Aramfata anshyira mu murimo we. Niyo mpamvu rero aho nzaba hose, naba ndi mu Bubiligi, mu Bufaransa n'ahandi nzagera, nzashyigikira ivugabutumwa, nzubaha abakozi b'Imana, nzariteza imbere, kandi ikiguzi cyose bizantwara kugira ngo menyekanishe izina rya Yesu mu batarizi, nzagitanga, ariko ivugabutumwa rigere kure. Twongeye kubaha ikaze abakunzi bakunda gukurikira iyi chaîne ya MTV cyangwa se Evangelize Le Monde TV, ishami rikoresha ikinyarwanda. Uyu munsi rero twanyarukiye mugani wa Gaterine, ngo ni kwa kundi tugira gutya tukabazanira abantu mutari muherutse kubona. Ndagira ngo nyine mbatera amatsiko, umuntu wese yakwibaza ngo mbese ni nde tugiye gukorana iki kiganiro. Iki kiganiro tugiye gukora, ndabibutsa ko turi ku mugabane w'i Burayi, mu Bubiligi, muri Belgique niho twanyarukiye, mu buryo busa n'ubugoye, ariko turavuga ngo byanze bikunze tugomba kugera kuri uyu mukozi w'Imana kugira ngo duha amakuru, tuganire kuri sije zigiye zitandukanye, haba ku murimo w'Imana akora, haba ku muhamagaro we nk'uko tumuzi ari umukozi w'Imana. Rero mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane, mbese nanjye uri gukora iki kiganiro, guhura nawe numvishe byambereye umugisha ukomeye, kandi narabisengeye ndetse ndabyifuza. Rero Imana imuha umugisha cyane kuba yemeye ko tukorana iki kiganiro. Ndagira ngo mbasuhuze ubundi dukomeze muri aho. Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. Amakuru. Amakuru ni meza, turashima Uwiteka. Yego. Umuntu yakwibaza ngo wenda hari umuntu, ndabizi ko abantu benshi barakuzi pe. Abantu benshi barakuzi muri social media, mu biganiro bigiye bitandukanye, barakuzi mu gihe cyo hambere, ibiganiro wagiye ukora ku macano atandukanye mu Rwanda,
ariko noneho hari wenda n'uwaba atabasobanukiwe, ndagira ngo wenda bahe umwanya mubanze mwibwire abantu bagiye gukurikira iki kiganiro. Amazina ni Evangeliste Eliane Niyonagira, abandi umukozi w'Imana nk'uko wabivuze, ndi umuvugabutumwa, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Zion Temple. Mbere abenshi bari banzi muri Zion Temple i Buruseli, i Kigali mu Gatenga. Uyu munsi nkaba ndimo nkorera umurimo w'Imana Zion Temple Buruseli. Ubwo navuga ngo ni nko muri Europe hose muri make, ariko na Afrika ntabwo nayibagiwe. Ndi umumama rero, ubundi najyaga nivuga ngo ndi umumama w'abana 4, none uyu munsi ndi umumama w'abana 5. Yesu yongeyeho undi mugisha, mfite abana 5 b'abakobwa, ubwo abo nabo mu maraso nabyaye, nashyizemo abandi bana ndera bo ni benshi sinabasha kuvuga ngo ni bangahe, kuko uko bwije nuko bukeye Yesu agenda anyongerera umuryango, agenda yagura umuryango. Nkaba rero ndi Buruseli nkuko wahadusuye. Bo nguhaye ikaze kuri kamera za Evangeliste Monde TV. Murakoze cyane. Cyangwa se abenshi bayizi nka mu mpinamagambo aho tuvuga ni EMTV Inter, bisobanura international. Wow. Ubwo nanjye mbaye international. N'ubundi wabaye international kuva kera kuko safe longtemps, hashize igihe kinini uri muri social media kameme, ntabwo uri umuntu mushyashya muri social media. Ariko banza ari amaraso y'Iwanyu kumfatisha. Kubera iki? Umunsi wa mbere ba hosting ikiganiro cyanjye kuri kamera byakozwe na murumuna wawe Joel Iyobokamana TV. None no mu Bubirigi uramfatishije. None se iyi niyo kamera wicayeho bwa mbere? Oya, ni ya kabiri ariko iya gospel n'ubwanda. Urumva rero ni marasoneri. Ubwo twarayahuje kandi ubwo nabwo Joel yazanye n'indi cano nayo itari ya gospel. Ibiganiro bitambuka kuri Iyobokamana no kwisimbi, none nawe urumva ko Bo nkwifurije ko n'ubutaha tuzakubona kuri CNN cyangwa se kuri France 24. N'ahandi Imana yabasha. Amen. Ikingura imiryango rwose, ubutumwa bwo ndi tayari kubuvuga. Kuko ngira ngo message ireruye cyane, aho Yesu yavuze ko ubutumwa bwiza butagomba kugira inkomyi, ubwo bugomba kugira umupaka. Ubwo rero ni twebwe bo kubujyana mu buryo butandukanye n'ubu burimo. Urakoze cyane. Icya mbere twagushimira mbere yo kwenda twakomeza, turagushimira uburyo wemeye kandi bisa n'ibigutunguye, ukemera ko tubasha kwicarana ngo dukorane iki kiganiro, byankoze ku mutima cyane. Nanjye nabashimira. Yesu rero aguha umugisha. Amen. Yego. Bo abantu benshi wenda hariho abaguherutse bajya bakubona kuri Facebook, kuri turezo sosiyo ugenda ushyiraho utumessage twa buri munsi, ariko abantu ntibari baherutse isura nyayo ya Evangeliste Eliane yicaye imbere ya kamera, kandi ishusho rwose nyine imeze neza nk'uko muri kubibona, kandi uyu niwe originali, nta kintu nigeze modifiya na kimwe. Iyi nta photocopy nta copy paste. Iyi kamera mubona nayisetinze mu byo bita automatique. Donc ishusho muri kubona no automatique, n'uyu Evangeliste Eliane nyine uherereye mu gihugu cy'Ububirigi. Murakoze cyane. Warabyibushye. Agira neza Yesu, agira neza. Amen. Agira neza Yesu, agira neza. Yarabivuze umwami, yarabivuze. Yarabivuze data, arabisohoza. Amen. Ngo agira neza rero ubwo ni afite ibyo Yesu yamukoreye. Yari yarabimbwiye ejo bundi nahoze mvugana na mama wacu. Yego. Uwo mama wacu yarandeze, nashatse mva mu rugo rwe. Yego. Noneho narabanje mvugana n'umwana we w'imfura ye, arimo ambwira ati ariko dada, iwacu twitana ba dada nyine, abakobwa abahungu ni ba kaka nibyo. Ati ariko dada, aturibuka Eliane kiro kimoya. Ka Eliane k'ikiro kimwe
kiro kimoya. none ndangije aravuga ati twahoze tubivuga na mama twibuka Eliane twibuka ukuntu Imana ajyaga ibikubwira ati Imana ikakubwira ukuntu izakujyana i Burayi ikakubwira ati ukabirwanya ukavuga ngo n'abahanuzi babihanuye ukabaseka cyane bakubwira ngo uzabyibuha noneho twese tugasekera rimwe ati none dore yego bo icyo ikigaragara cyo nuko mbo ntabwo byibushye cyane byo kuvuga ko ari ikibazo ariko tayo yawe nyine nta umeze neza ntabwo byibushye ntabwo nanutse rero ibyo nabyo tuba tugomba kubishimira oya nariyongereye iyo burya uvuye ku biro 53 kuko nibyo napimaga ukagera kuri 80 ndetse ukagera kuri 90 nageze kuri 93 yego ngenda ngabanya buke buke mpagarara muri 80 urumva ko kamem by the way wambaye neza murakoze cyane ibi byo ni ibiryo byanjye wambaye nk'umurokore i Burayi murete ibi ni ibiryo byanjye ibyo hari message irimo no kwambara gutya harimo message reka aka kantu nkavugeho muri iyi minsi turimo kwigisha cyangwa se turimo kwiga kuri teme ivuga ngo turi inzabya zibumba iyo urwabya rw'ibumba rurimo amavuta cyangwa se rukaba rurimo amazi meza cyangwa rukaba rubitsemo izahabu ruba rufite agaciro ariko urwabya rw'ibumba ruri vide ruri vide ubwo urabyumva vide sibyo inzabya zibumba ziri vide bivuze ngo ntacyo zibitsemo no kwambara ubusa no kuzibika ahagaragara hose no kuzijugunya aho ubonye ntacyo bitwaye bigeze ko bari kubera ko ziri vide n'ibumba n'ubundi ushatse kubisasi zanameneka ariko twebwe turi bibitsanyo by'umwuka rero iyo uri ikibitsanyo cy'umwuka ikikurimo ikindimo kirenze urwabya rw'ibumba nirwo rugiha agaciro cyane icyo gihe rero bituma rwabya rw'ibumba rutabikwa ku muhanda nta nubwo rubikwa kuri bose babireba rubikwa hiherereye mu nzu y'inyumba hahandi habitse ibiremereye handi habitse ibihenze ntabwo rero ntabwo ihindura uwundi we impamvu rero nkubwiye nyine nkomanse gato ku myambarire urabizi murete abadamu abakobwa se cyane wenda niba nkunda kuvuga kuko burya igitsina gabo cyo nta nubwo gikunda kubigaragaza cyane ariko muri rusange Burayi ubu usanga nyine abantu bambaye ibintu biteye isoni ku rwego rwo hejuru kandi ugasanga rimwe na rimwe n'abakristo babyijanditsemo babigendeyemo ahangaha hari ijambo nasoma riri muri Yesaya ibice 20 guhera ku murongo wa 2 cyangwa se wa mbere kugera ku murongo wa 4 niho nshaka cyane 3 na 4 ngo 2 ngo icyo gihe nibwo Uwiteka yavugiye muri Yesaya mwene Amosi aramubwira ati genda ukenyurure ikigunira ukenyeye munda ukwetura inkweto mu birenge byawe abigenza atyo agenda yambaye ubusa adakwese 3 maze Uwiteka aravuga ati nk'uko umugaragu wanjye Yesaya amaze imyaka 3 yambaye ubusa adakwese inkweto akabera Egiputa na Ethiopia ikimenyetso n'igitangaza niko umwami wa Ashuru azajyana imbohe z'abanyegiputa n'ibicibwa bya Ethiopia abato n'abakuru bazagenda bambaye ubusa badakwese inkweto n'amatako yabo ntacyo yambaye kugira ngo bikoze Egiputa isoni kweri kabisa rero iyo yaje abo bambara ubusa bari mu bajyanywe inkweto bambaye imisatsi kabereraho umva bateye isoni bakojeje isoni nicyo cyari ikimenyetso Yesaya yahanuraga ariko noneho uyu munsi twambaye ubusa tutabuze ibyo twambara nta minyururu ikituboshye mu ijosi no ku maboko ariko noneho batuboshye mu mutwe nitwe twiboshye no ubukoroni buracyahari ariko noneho buri special kuko burakoreshwa ikoranabuhanga turajya kuri social media twabona bambaye ubusa tukumva ko ari iterambere natwe tukambara ubusa bivuze ngo kera batwambikaga ubusa badutwaye kubahingira badutwaye kububakira badutwaye gusunika gukurura za mashini zihinga gukura bya bimasa byabo bihinga ariko noneho uyu munsi baradukuruza social media bakatwereka ubuzima bwabo bwo mu muhanda tukibaza ko ari bwo buzima rero umuntu wese wumva ko ayoborwa n'ibihe nuko adafite Kristo muri we ni imbohe ni umuretwa ni gute kweri
umuntu w'umudamu uri i Burayi ashobora nyine gukomeza kugira icyo bita indangagaciro z'umukristo, hiyongereyeho nanone indangagaciro z'umunyarwandakazi. ngo abangenda bazi n'abafite ikimenyetso n'icy'amaraso namenye ku musaraba, bafite ubayobora n'umwuka n'abasigiye, hahirwa uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ab'Imana aho bajya hose barazwi, yego, kandi ngo ubuhamya twera, yego, imbuto twera, yego, imirimo dukora nizagaragaza ko turi abana b'umucyo cyangwa turi abana cyane. Nanone ko ibyo dukora byose tubikorera imbere y'abana bacu cyangwa se abazadukurikira b'abana bazigana imigirire yabo. Uko ijambo ryayo riravuga ngo dutoze abana inzira bazanyuramo. Ntabwo abana bacu biga ibyo tuvuga, biga ibyo dukora. Imana iguha umugisha cyane Evangeliste Eliane. Nyine urumva yarakomoje no ku kimyambarire, ku imyambarire hano i Burayi ikunda kwiganza, ndetse wagira ngo ni kimwe mu bikaragiterije abantu b'i Burayi, ariko message irimo cyangwa ubutumwa duhaye nuko umukristo mwiza atarakwiriye guhindukana n'ibihe, ahubwo yagombye kugarida cyangwa se gukomeza gucunga kugira za ndangagaciro ziwe. Imana iguha umugisha. Mbere yuko dukomeza rero tuboneyeho umwanya wo gusuhuza abadukurikiye ari muri diaspora bumva ururimi rw'ikinyarwanda bahereye ku mugabane Burayi turimo dukorera muri iki kiganiro, mu Bufaransa, mu Bubiligi, by'umwihariko inshuti za Evangeliste Eliane, by'umwihariko nanone abakristo musengana muri Zion Temple. Ndabaramutsa cyane abakristo dusengana mu itorero rya Zion Bruxelles, ndetse ndasuhuza na Zion Paris iwanyu mu Faransa, Zion zose ku isi, Zion Europe, Zion America, Canada, Australia, Africa, bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. N'abakristo bose kandi itorero ry'Imana ryose aho riri. Yego. Ndizera rero ko izo ntashyo za Evangeliste Eliane nyine abazihaye bazakiriye, kandi by'umwihariko natwe twunze murye na Evangelize Le Monde isuhuje mwese abazakurikira iki kiganiro. Eliane, nakubaza umaze igihe kingana iki hano ku mugabane w'i Burayi? Mu kwezi kwa gatatu nzaba nujuje imyaka 2. Imyaka 2. Uno ngo maze umwaka n'igice. Yego. Imana ishimwe cyane. Uva mu Rwanda wakwiriye cyane mu rezo sosiyo, aho wari ufite icyifuzo cyo kuvuza umwana wari umaze kugira ikibazo gikomeye, ndetse abantu benshi bibwiraga ko atanabaho bitewe n'uko yari afite kanseri yabaye avance. Kubw'ibitangaza by'Imana ko twagiye tubona imirimo yakorekeye kuri rezo sosiyo, tubona urahagurutse n'umwana muje kwivuza i Burayi, nubwo abenshi bavugaga ngo ariya mafaranga agiye gupfa ubusa kuko iriya kanseri yabaye avance nta nubwo ishobora kuzakira. Mu by'ukuri ndagira ngo tuvuge ku mirimo y'Imana. Uwo mwana ameze ate? Ese twabasha kumwereka abakurikiye iki kiganiro wenda kugira ngo bakomeze babone imirimo y'Imana? Umwana ameze neza, uyu happy. Amen. Shalom happy. Happy ngira ngo wanyemerera tukaririmba akaririmbo ka Happy yaririmbaga akirwaye, akirembye, ndetse n'indirimbo yaririmbye arinda yinjira muri salle dope ayiririmba, bamutera ikinya yasinzira yari yaririmba, no mu kuva mu kinya yavuye mu kinya ari yarimo kuririmba. Rero turashima Imana cyane. Amen. Happy rwose. Happy rero nguyu nyine murabizi Evangeliste Eliane afashe icyemezo cyuko yari amaze kubona umwana we arembye nk'uko mwagiye mubibona ku marezo sosiyo ndetse n'amafoto yakwirakwiriye, afata icyemezo nyine cyo kuza kuvuza umwana i Burayi. Kubw'ibitangaza by'Imana byabayeho, babona nyine barahageze, none doravuyemo inkumi nziza cyane, yari arimo mubuhamya ko azaba dogiteri. Rero Imana yakoze imirimo ihambaye. Imbabazi z'Imana ziravuze hoya ku migambi y'umwanzi,
ziravuze hoya imbabazi z'Imana ziravuze hoya ku migambi y'umwanzi ziravuze hoya nzamwiringira gitare cyanjye gihome kinyigira niwe nshuti nizera nzamwiringira gitare cyanjye gihome kinyigira niwe nshuti nizera umugambi w'Imana nawa witanga imbere kuko ari Imana rubasha itadutererana umugambi w'Imana nawa witanga imbere kuko ari Imana rubasha itadutererana nzamwiringira gitare cyanjye gihome kinyigira niwe nshuti nizera haleluya nzamwiringira Yesu nzamwiringira mwami nzamwiringira haleluya nzamwiringira data nzamwiringira Yesu nzamwiringira amen wow dore ngo happy uriya ni happy iyo ndimo kuvuga imirimo y'Imana iyo ndimo kuvuga ibintu Imana yankoreye iyo ndimo kuvuga Imana nabonye mu burwayi bw'uyu mwana birandenga nsesura umeza kuko umunsi dogiteri ampa rezilita ku mwana wanjye yakize nahise ndwara mu nda narwaye ubwoba nibwo bwa mbere nagize ubwoba ku isi y'Imana ubwoba ntagize akirwaye yego baratubwiye ko yakize ariko kanseri nk'uko mubizi akurikiranwa igihe kirekire kuko ngo iyo ikize ishobora kujijisha aho bayibaze ntihagaruke igashibukira ahandi ngira ngo mwarabibonye ibyabaye kuri Rocky nanavuga ngo Imana yo mu ijuru imuhe uburuhukiro budashira Rocky yari inshuti yanjye Rocky yambaye hafi Rocky yarampumurije not Rocky sorry ni Yanga ntabwo ari Rocky Yanga yarampumurije Yanga yampaye témoignage ambwira ukuntu Imana ikiza kanseri numvaga bidashoboka numvaga ko ibihengezemo ariko ndashima Imana ubu mwana ari muri controle amaze amezi 3 tubonye rezilita ko yakize amezi 3 noneho nuvuga ngo buri kwezi tujya kwa muganga ariko nyuma y'amezi 3 akorerwa scanner akorerwa nuze ecography akorerwa radiography radiology akorerwa byinshi akorerwa ama examen yose bagacheckinga nyine umubiri wose kuwa 5 nibwo yakorewe iyo examen bagira ngo barebe ko ahantu hose ari Eliane turibuka ibiganiro byagiye binyura ku iyobokamana bikanyura ku Isimbi TV bivuga nyine ibyerekeranye no kuza kuvuza umwana i Burayi ubona nyine uraje mu bitangaza by'Imana none ufite ubuhamya ko umwana yakize mu by'ukuri natwe dufatikanyije nawe kuzamura icyubahiro cy'Imana kandi nagira nkumenyesha ko n'abantu benshi bifuzaga iyi témoignage ko bagiye babinsaba bo kumenya ngo ese wa mwana evangeliste Eliane yazaga kuvuza
ubu bihagaze bite. Rero bene data mwese murumva imirimo y'Imana ko itangaje ku buzima bw'umuntu yaremye, kandi ko nta kintu na kimwe nk'uko mubiririmbye kibasha kuvuguruza Imana iyo yavuze ngo hoya ku buzima bw'umuntu ni hoya nyine, na yego y'Imana ni yego. Imana iguha umugisha ku bw'iyi témoignage yongeye gukora ku mitima y'abantu bose bazakurikira iki kiganiro. Hagati aho rero hari igihe mbitekereza nkajya ngo ndi mukuru ntabwo bikiri inzozi gusa urebye ifoto y'uko yari ameze uza kumuvuza. No, mwebwe rero mwareberaga ku ifoto, mbaza jyewe wari uzi ikibazo gihari. Uzi kubona bakubwira ngo umwana wawe impyiko, umutima, ibihaha, umuyoboro w'amaraso, ku muhogo, noneho wibaze kubwira ngo ibyo bintu byose barabibaze babiteruyemo. Uruhinja rungana kuri bakarushwanyaguza inda yose bakayibaga, no mu mugongo bakabagagura, umubiri we wose bakawubaga. Icyo nakubwira cyo ni encouragement, nuko kwankuraje kuko nkubwira ngo niba hariho abadamu cyangwa se abagore bahagaze mu butware bakaba intwari, niba hari abantu babaye intwari nawe urimo. Icyo nakubwira ni ukugushimira Zabo kubw'ubutwari wagize ugafata icyemezo cyiza nk'iki, none rezilita nyine tukaba tuyibona, abavuyemo umwana w'inkumi ntabwo byari byoroshye Felix. Yego ndabizi cyane. Nk'umubyeyi wari ufite abana 4, guhaguruka ngahaguruka n'umwe, ngasiga abana b'abakobwa, nkabasigira se. Yego. Mu buzima bw'urugo rwacu n'ubwa mbere twari tubaye igihe kirenze byibuze ibyumweru 2 ntari mu rugo. Ni icyemezo nafashe nafunze umwuka, ni icyemezo cyangoye, ariko Uwiteka yihesheje icyubahiro. N'uyu munsi kandi ntago byoroshye kubona ababyeyi babiri, kuko byageze igihe bitewe n'akana ari indimo naje ntwite ntabizi, none biba ngombwa ko n'umugabo ahamagazwa igitaraganya, araza nawe arahari, araza. Uyu munsi turi 4, twaraje turi 2, kuko papa w'umwana yaraje, n'uwo nazanye mu nda yaravutse. Ubu turi 4, twasize abandi 3 inyuma. Ariko kugira ngo ubibemo ntudeprime, ubibemo ukomere, ukomeze uvuga Imana, ukomeze ubashe gusenga. Urabizi abantu benshi bageze mu kigeragezo gusenga birabananira. Bese imfatiro zisenywe, umukiranutsi akora iki? Ese aragwa akava mu byizerwa? Ese yareka gusenga? Umukiranutsi yakora iki? Arushaho gusenga. Amen. Aka kantu ko gusenga juste narigiye kubaza inshuti n'abavandimwe, nkurikije ikigeragezo ahuye nacyo, niki cyagufashije kugira ngo ube muri ibyo bintu struggling, ugera i Burayi ahantu utazi, aribwo bwa mbere uhageze, noneho ufite n'umurwayi ugomba kuvuza no gukurikirana, kandi ugakomeza ugakomera, ugakomeza umutima, ugakomeza ugahagarara mu bya Kristo neza. Ikintu cyaguteye kukumva utanyeganyega ku buryo nyine tubona ko n'ibintu by'Imana utakibihagazemo kweri niki? Icyambere hari ukuri Imana yansuye. Yego. Ndibuka ndi Butaro naratendebutse. Iyo ngeze aha ngaha umunsi wa mbere babimbwira kwanza ku itariki 18 z'ukwa 12 2020, babimbwiye saa 9 z'ijoro. Yego. CHK. Naratendebutse. Ntenebutse ntekereza guhamagara umuntu wari undi hafi cyane, numvaga nahamagara ako kanya akumva ibibazo bimbayeho, numvaga ari apotre wanjye. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Amen. Ariko ntekereje ko ari kure, ndavuga amasaha ntiduhuje, babagara umuntu uri muri Amerika utanaza hari, utazi situation arimo ako kanya, nsanga ntago bishoboka. Nahise mfata telefone mpamagara Aline Gahongayire. Yego. Iyo ngeze aha ndavuga ngo wagira inshuti, yagira umuntu umwumva. Amen. Aline sinzabura kugusabira umugisha mukobwa wa Yesu. Amen. Kandi Imana niyo yabura ikintu kimwe mwibukiraho, izamwibukire kuri ririya joro. Amen. Nubwo ibindi byose basi byavuga ngo bibaye 0. Yego.
izamwibukire kuri ririya joro. Amen. Kandi n'intambwe yahise atera kuko yambaye hafi. Ariko ririya joro nari nkeneye umuntu umbwira ngo humura. Yego. Yego. Yahise ambwira ngo komera, ngo ya Mana wabonye. Yego. Nawe akenshi uvuze ikintu, akenshi hari igihe tutaba dukeneye amafaranga, tutaba dukeneye ibifatika, dukeneye gusa umuntu dutega amatwi akatwumva, kumva gusa yarangiza akakubwira ngo humura. Amen. Humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi imbere y'uko bimbwira banamaze kubibona, kandi ruterwa ubwoba nibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, manuwe no gutabara. Niryo jambo nari nkeneye gusa. Amen. Yemwe rero niryo jambo nari nkeneye ikiganiro. Ntago ndaniza kubwira ukuntu Imana yaje kunyiyereka no kunkomeza. Aho ngaho narine wankomeje, nongera kumva ko byibuze hari umuntu nyuma. Yego. Nyuma yaho naje kujya Butaro. Ngeze Butaro rero hari umuntu wampamagaye, navuga ko ni umuntu wanjye wa hafi, ni umufamiliya wanjye wa hafi, ni inshuti yanjye yo mu bwana, ni umukristo nkunda, nkumva mbese. Arambwira ati sister, ati narose nabi. Ntiwarose? Ati narose nabi. Ese warose gute? Ati narose umwana yatashye. Ndibuka ko nahise mva iruhande rw'umwana ndasohoka njya hanze, njya munsi y'igiti cy'umuvumu, murebera mu idirishya kuko yari ameze nabi. Hejuru y'amajwi wumvaga iryo byo byaje rirurangiza kabisa. Ati narose umwana yatashye, ati kandi wahise wivumbura uva no mu murimo w'Imana. Njye kumva ijwi rimbwiye muri jyewe ngo mubwire ngo uwo Seriyane. Yego. Mukuri izo mbaraga sinzi aho zavuye kuko yarampamagaye n'undi ndimo kurira. Yego. Nahise musubiza ngo uwo Seriyane yatashye n'Imana. Yego. Akiriho n'Imana. Yego. Adakize n'Imana. Akize n'Imana. Yego. Mbyaye n'Imana. Ntabyaye n'Imana. Yego. Rero ntabwo gutaha kwe kwankura mu murimo w'Imana. Amen. Ko nuguhamya ko uwo munsi yahise ambwira ati ariko dusenge, twarasenze koko kandi Imana yakoze ibikomeye. Uwo munsi nibwo nahise mbwira Imana ntari ko Mana, why me? Niwo munsi wa mbere nari nicujije. Yego. Why me? Kuki ari je wingibi bibayo? Ese Mana, hari icyaha naba narakoze kikakubabaza kigatuma unkorera ibi ngibi? Mu gihe ndimo kwibaza ibyo ngibyo mpita numva ijwi rimbwira ngo soma Yobu. Fata igitabo cya Yobu. Ese waba wararushije Yobu umugaragu wanjye gukiranuka? Yego. Ese waba warigeze byibuze unshimisha kugera ku rwego rwa Yobu? Yego. Niba yarageragejwe wowe urinda kutageragezwa. Nahise nibuka yuko ucyambaye umwambaro w'urugamba adakwiye kwirata nk'uwambuye atabarutse. Nicyo cyankomeje kuva uwo munsi nahise nambara imbaraga ntari nsanzwe nambaye. Nahise mpinduka Eliane wundi. Yego. Nanjye ubwanjye ntari nsobanukiwe. Amen. Amen. Nicyo cyatumye nkomera. Nibuka neza ko Satani yashatse kunsengera urugo bikamunanira. Yego. Yashatse kunyica ndi umwana mfite imyaka 5 nkuko Happy yarwaye uburwayi bw'akazi afite 5. Yego. Igihe nari mfite 5 Satani yashatse kunyica. Wowe uri hafi yanjye nguyu umuhoro. Yego. Iyi ni inkovu y'umuhoro mfite imyaka 5. Nukuri. Naratemwe 5. Imyaka 5. Yo. Hari mu 1991. Ngiyi inkovu. Naratemwe njugunywa mu ishyamba. Abantu bayorwa iyo nagiye, uretse wantemye niwe waruzi aho yanshize. Nukuri. No, oya subiramo aka kantu. Uretse wantemye. Waratemwe njugunywa mu ishyamba. Abazigatanye, abazi imigwegwe. I Burundi hari ukuntu umurima wa runaka n'uwa runaka yagabanywaga n'imigwegwe. Yego. Nirwo rwabaga ari urubibi. Uwantemye nawe rero yarajyanjugunya muri rwa rubibi, muri gatanyimo indani. Yego. Umwana w'imyaka 4
niba atari 3 gutyo yego niwe wamubonye. Uwo mwana niwe wasigaye yiba amata iwabo kandi yari umwana we. Niwe wasigaye yiba amata akajya yazana ku gikobokobo akansuka ku karimi. Kugera kuri finale noneho yasukiye abona aragarutse. Ajya gutabaza. Umwana w'imyaka njye wendita. Yego. Nari mfite 5 none ndamu. Arankurikiye. Yesu we. Ajya gutabaza. Abo yatabaje nibo baje bankura aho ngaho banjyana kwa muganga. Ahantu bita kwishanti. Yego. Mageze umuzungu wamvuye yarandebye abwira masenge ukurikira papa kuko niwe warunjyanye ababyeyi banje babaga Tanzania. Abwira masenge warunjyanye atuye umwana ntabwo azigera abaho. Amen. None uriho. Uyu mwana ntabwo azabaho kuko ibihaha bye byaraboze inyo zarabiriye. Niyo yakira akakanya ntazarenza imyaka 15 yo kubaho. Kuko azarwara igituntu kimwice kuko ibihaha bye byaraboze. Uyu munsi ndi muzima. Nta n'inkorora ndwara. Niyo nyirwaye ntimara iminsi 2. Nahise nibuka rero urwo rupfu rwo ku myaka 5. Yego. Nibuka n'impamvu nagombaga gupfa. Yego. Mita ndekarara ubuzima ku mwana wanjye. Amen. Kuko nawe Satani yaraje ku muntu afite imyaka 5. Amen. Nawe yarafite ngahe? 5. 5 n'ubundi. Nahise rero ndekarara ubuzima. Amen. Nambara izindi mbaraga nanga urupfu. Yego. Ndavuga ngo uyu ni wa mudayimoni wampigaga. Uje no guhiga. Yego. Yambuze ku myaka 5. None nawe ari kumuhiga mu myaka. Umwana ku myaka 5. Wow. Urumva abantu bihuriye cyane. Yashatse kugira ngo anyicire ubuzima ngeze mu gihe cy'ubwari. Yego. Abona Imana irandotiriye. Yego. Yashatse kugira ngo ambuze kubaka. Imana irandotira. Kubakira urugo. Satani ashaka kurusenya. Imana irarurotira. Noneho niba rero atararusenyeye kuri jye n'umugabo reka teze uburwayi. Yego. Nabwo buba ikindi kibazo rwa rugo rusenyuke. Byampaye rero gukomera nambara izindi mbaraga. Felix ntabwo natinye gukubwira ko umuntu yampamagaraga. Jewe ndimo kurira umwana wanjye ari muri koma. Umuntu akampamagara. Yego. Nkitaba. Nkaba nzi ngo umuntu ugiye kumapore. N'umuntu ugiye kumwa ngo komera turi kumwe. Nayo mama Eliane we urugo rwanjye rurasenyutse umugabo arananiye. Gahita ngo Uwiteka we. Nkomeza nanjye mukomeze. Amen. Nahita gashyira hasi iby'umwana wanjye nkajya gukomeza. Wa muntu sinigeze mpagarika umurimo w'Imana. Sinigeze mpagarika guhoza abandi. Sinigeze mpagarika gusengera abandi. Impamvu ni iyi ntabwo ari jewe. Yego. Ni imbaraga zari ziri muri jewe. Zimiri izindi mbaraga. Imana iguha umugisha. Evangeliste Eliane niwe n'ubundi tukiri kumwe nyine mu kiganiro nkuko muri kubibona ariko aranyemerera ko iyi wenda tuze kuyigira episode ya mbere ariko tuzakore n'izindi episode kuko afite ibintu byinshi byo kuvuga. Eliane ni iki hano Burayi ni iki kumaza amanga ku buryo ufite ibintu byinshi cyane byo subiza ngo ataraharenga. Uravuze ngo ni episode ya mbere nzaguha n'izindi. Indirimbo ivuga ngo ndi ibigega. Ndi ibigega yawe yanjye ku giti cyanjye. Aje ufite impano nyinshi. Ufite n'impano yo kuririmba. Ndi ibigega. Ufite ijwi ryiza cyane agera nabyo mbi gukonfirima. Thank you very much. Uririmba neza vraiment. Ndi ibigega. Kandi ushatse wayidevelop. Bihunitse ubuhamya. Ndirimbo ra. Bw'imirimo y'Imana. Waririmbaho gatoya byivuze gato cyane. Ndi ibigega bihunitse. Ndi ibigega bihunitse. Ndi ibigega bihunitse imirimo y'Imana. Ngo wasiramwe akantu turakwinginze rwose. Ese iyo ndirimbo uteganya kuzayikora kugira ngo yego ndabiteganya iyo hamwe n'izindi. Yego. Hari n'indi naririmbiraga Happy ari muri koma turi CHK. Yego. Igihe twari tuzi ko birangiye n'abaganga batubwira ko babona byanze. Yego. Hari akaririmbo kahise kanzamo. Nkaririmbira umwana wanjye atumva atandeba atabasha kundeba nkaba nzi ngo ntabwo akumva ariko amaze gukira yarakandirimbiye
bituma mpita mvuga ko nako nzagasohorana na Happy. Yego. Twari tuzi ko Happy ari bucura, twari tuzi ko twacuje tutazongera kubyara. Yego. Nta gahunda yo kubyara yindi twari dufite. Yego. Happy rero twamwitaga bucura. Icyo gihe yari muri koma, numvaga nta kintu mfite nabwira umwana wanjye, naririmbye indirimbo z'Imana ziranshirana, nsoma Bibiliya iranshirana, mbura icyo mvuga ndangije mpimba akarimbo hava ngo reka ndirimbire bucura wa mama, 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 bucura wa mama, reka kubabara, bucura wa mama, reka gushavura, bucura wa mama, reka kurira, bucura wa mama, ndagukunda ihorere. Zambi ndateganya kuzikora. Uzi ko mfite mosiyo promosiyo ziraje kubw'iki kiganiro boke turi gukora, ntabwo nzi wenda abazagikurikira cyangwa abagikurikiye, ntabwo nzi uburyo babifasha, ariko nzi ko vrema kizakora ku mitima y'abantu benshi. Yesu aguha umugisha. Wenda tugenda twegera ku musozo w'iyi episode, kuko tubuhamya ubundi bwo mu bice byinshi. Ari ubuhamya nyine bw'urupfu, ubuhamya bwo kuza kuvuza umwana, n'ubuhamya bw'imirimo y'Imana none imaze gukora aho ugereye i Burayi, n'ubuhamya bw'ivugabutumwa. Ufite ibintu byinshi wavuga ku buryo tutabishyira muri episode, ariko wenda gato navuga nk'uko ubiririmbye ni ibigega. Nk'uko navuga wenda aho ugereye ku mugabane i Burayi, ese uza kuvuza umwana wenda bariho mpera, ukimara gukandagiza ibirenge byawe hano ari bwo bwa mbere, ese hari bene data b'abakristo wenda bakwakiriye baragufasha, baba ku mugabane i Burayi baraguhumuriza se, baragusura se, barakwankadra, kuko ibyo nabyo biri mu kimwe mu bigize indangagaciro z'abakristo. Ndetse na rimwe iyo tubibuze kandi tuzi ko dufite bene data, nabyo ubwabyo bikunda kutwongerera ibikomere. Ese wenda hari bene data utekereza uvuga uti nk'aba bantu nabashimira, banyeretse Uburayi, banyereka aho nkandagiza ikirenge, banyereka aho mpera, ko ni ukwirota uruvantu ari bwo bwa mbere utahazi. Ese umumaro w'ubukristo ku isi wenda ni nako nakwita nk'icyo kibazo ku buzima mu buhamya bwawe bivuze iki? Hari iyo umuntu ambajije icyo kibazo, nkunda kubishyira mu rwenya nkavuga ngo promosiyo zita zinyica. Promosiyo ubwo yavuze promosiyo mbavuze emosiyo. Kuko nabonye Imana. Yego. Nabonye Imana nyamara yemwe, nabonye Imana, nabonye Imana nyamara yemwe, nabonye iyo Mana, nabonye Imana ifite urubyaro, nabonye iyo Mana, nabonye Imana idaterera nabayo, nabonye iyo Mana. Amen. Nabonye Imana n'umwana wayo n'umwuka wera bose. Felix naje mu Burayi, wenda kuva ikiganiro cyatambuka nabonye Imana, nabonye amafaranga, nabonye telefone, nabonye message, nabonye iki birandenga, imirimo y'Imana irandenga, nzamura amaboko. Amen. Ariko ngeze hano mu Burayi, nongeye kwandika imirimo y'Imana. Yego. Nageze hano nasanze imodoka zaje kundegera kuri aeroport. Yego. Nicyo ari ntegereje kumva. Njya kuza narabihishe. Yego. Ndasobanura impamvu nabihishe. Nuko abantu bari kuba benshi, hagaba mbutiyaje kandi ari muri covid. Yego. Nari twari mu gihe gikomeye cyane cya covid mbi muri guma mu rugo. Okay. Narabihishe. Ndetse bamwe baranababara ati kuki utambwiye ko nene kuvuga ko ari uzaza kukwakira. Ndavuga rero reka mbabwiza ukuri, byarandenze, noneho bigezeho mbura icyo nkora. Yego. Nta nubwo nigeze jyewe mbitangaza ko nzaza. Nabwiye umugabo ngo kubera ko ngiye mfite abantu benshi cyane nabwira, nabuze choice. Yego. Noneho ndabiguhariye. Yego. Yego. Mbiharira umugabo, ndavuga byibuze wenda bonzi bose, ntabwo umugabo wanjye abazi. Yego.
basi we aba ari uvuga ngo ndadereza abangaba. yego nabonye Imana ihagurutsa abagabo bakomeye muri iki gihugu amen baza kunyakira jewe. amen nabonye Imana ihagurutsa abamama bakomeye muri iki gihugu yego baza kunyakira. yego yego nabonye umuntu yatse imodoka ye azayirirwa mu mbeho yo kuri aeroport atitira antegereje. ntiyabyarangiriraho kuwa mbere barongera batse imodoka zabo baza kujya kunyereka aho bivuriza no kuntembereza binjira muri asanseri gutya, binjira muri escalator gutya, bareba nimero z'umuhanda ugiye kwivurizaho gutya, bavugana na dogita. amen amen nabonye umuntu watse imodoka ye y'ibihumbi 100 by'amayero akajya aza kumfata akanjyana aho nshaka hose. yego nta kiguzi muhaye, nta essence. icyo nakise ngo ni umumaro w'ubukristo ku isi. byumvikane ngo ahantu hose wakandagiza ikirenge hari bene so, ubundi nta kibazo wakagombye kujya, kuko umugeze nyine mu bavandimwe. yubashye Imana nayimuhe icyubahiro, iyo atayikojeje isoni nayo nta soni mukoza. na Danieli yubashye Imana nayimuhe icyubahiro, ayi umuntu yubashye Imana nayimuhe icyubahiro, iyo atayikojeje isoni nayo nta soni mukoza. Esiteri yubashye Imana nayimuhe icyubahiro. baraza kumubara uyu munsi naririmbye cyane. nagiraga ngenda ndashaka kongera kugukonfirima nanone ko ufite ijwi ryiza ryo kuririmba, kandi uwo muhamagaro wasanga ubu wenda utarigeze uwukoresha ukiri muri Afurika, iyo mpano ikaba igiye kwakira i Burayi. ntabwo nigeze ngukoresha cyane, ariko nararirimbye muri korali. ubu rero wumva ko umukozi w'Imana avugana nawe byuta impano yaki. nkiri umwana naririmbye mu ntwari za Yesu. yego nkiri no mu baporo nararirimbaga muri korali. ngeze muri Assemblée de Dieu naririmbye mu ntwari za Yesu, niga primaire mu Gatsata aho bita kwa Tanzania. ngeze Kimisagara naririmbye muri Musingi Restoration Church. nyuma yaho sinongeye kujya mu no ku ishuri naririmbaga muri korali Umucyo. nyuma yaho sinongeye kujya mu makorali, sinongeye no kuririmba, ariko 2013 nakoze indirimbo yanjye. ariko urabikunda? yego ndabikunda cyane, kandi ndi n'umuhanzi kuko ndazandika. sesa uhimbira abandi cyangwa ndazandika nkaziha abandi, ariko buriya maze igihe uzagire rimwe ukore n'akawe tujye abantu bajya bagakurikira. iyo nakoze 2013 sinzi niba uzayikora remix. yego cyangwa se niba ariko ndashaka kubanza gukora izi ngizi z'ubuhamya. yego oui. Okay, urakoze cyane rero. Iki kiganiro kiganjemo nyine no kugaragaza impano yo kuririmba, kandi nabyo ari byiza. ariko ijambo ry'Imana rinavuga by the way ngo niba wishimye ririmba, niba ubabaye senga. niba wishimye ririmba, niba ubabaye ririmba. oya niba wishimye senga. nibyo se njyewe niko mbikora. oya njyewe niko mbikora. urabyembereza undi kugira ngo kuririmba iyo urimo kuramya, iyo urimo gusenga, iyo urimo kuririmba, iyo urimo kuramya, ubusenga kabiri, uba urimo usenga kabiri, byururutse umutima ubabaye. iyo rero urimo usenga, ubundi gusenga ni ugushima Imana. mbere yo gusaba ubanza gushima, kamwe ntabwo washima ubabaye. ariko iyo urimo uririmba ubabaye unashimiramo. ako nako rero tugize amahirwe yo kungukana n'ako kantu tugenda twegera ku musozo. ese ivugabutumwa ryawe ku mugabane Burayi bimeze bite? urikorera he? ese hari rezo sosiyo n'ubundi ukigaragaraho? kubera ko twakunze kukumenyera kuri rezo sosiyo, nanjye niho nakumenye, natangiye kumenya ndi hano, nawe uri mu Rwanda, ariko nyine kubera rezo sosiyo zagiye ziduhuza ngakurikirana ibikorwa byawe, uburyo wafashaga ingo cyane ndetse ku buryo bukomeye. hari ingo nyinshi wafashije wagiriye umumaro, hari abadamu wagiriye inama z'uburyo bakwihangira imirimo bagakora. hari ibintu byinshi wagiye ukora kandi byagize umumaro, haba mu buryo vis-à-vis uri gukora cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga rezo sosiyo. ese na n'ubu umurimo wawe uracyawukomeje?
ese hari irindi yerekwa wagize ubu ngubu bihagaze bite? Umurimo ndimo ndawukora mu itorero ryacu Zion Temple. Yego. Muri eglise wacu ndabwiriza, ndakora umurimo nk'ibisanzwe. Ku gicaniro cy'isi Zion ku isi ndakora umurimo. Yego. Ku marezo sosiyo ndakora umurimo. Kuri YouTube. Yego. YouTube yanjye ubu kuko nari maze umwaka hafi n'amezi kwa muganga, n'ahantu ntari nisanzuye. Yego. Ariko ubu ngubu tuvugana ntabwo nkiri mu bitaro, ndi hanze y'ibitaro. Wabibonye ko dufite iwacu noneho ubu rwose umurimo ndawukora nta kibazo. Ndategura bya biganiro nkabikora, nkabwiriza ubwoko bw'Imana. Yego. Kuri YouTube channel yanjye yitwa Ineza BTV. Wanditsemo Ineza BTV biraza bifatanye, Ineza B bifatanye biraza, cyangwa ukandikamo niyo nagira Eliane officially. Bihita biza. Social media zose, Instagram ndiho. Yego. Kuri Instagram yanjye _akanyerezo hasi Eliane niyo nagira bifatanye. Facebook niyo nagira Eliane, hariho account ebyiri zose nshyiraho ijambo ry'Imana. Twitter nshyiraho ijambo ry'Imana. Ubu nafunguye na TikTok. Yego. Nayo yitwa Ineza BTV. Na Twitter ni Ineza BTV. Umurimo w'Imana ndawukora. Amen. Ndetse n'abakozi b'Imana namwe yo muntumiye. Yego. Ku bitangazamakuru bitandukanye. Ndimo ndakora umurimo. Rezo sosiyo ni kimwe mu bintu Satani yifashishije cyane kugira ngo ayobye benshi, cyangwa se n'ubukoroni bushyashya. Yego, n'ubukoroni bushyashya. Ariko nanone muri kino gihe hari n'abakristo batarabyumva, bakibona ko kujya muri rezo sosiyo ari ubuyobe, ngo ni ukwigaragaza vara ibintu nk'ibyo. Mbwira, ni wowe ubifata ute rezo sosiyo imariye icy'ubukristo cyangwa ivuga butumwa? Mbabajwe nuko iki kibazo se nanzi kuri bukimbaze ngo mbe naje nzanye Bible yanjye. Wenda uwo murongo ndaza kugushakira uzawupininge. Yego. Imana yajyaga ibwira abakozi Imana ngo nzakumenyekanisha. Burya Imana yakumenyekanisha n'ubundi buri kuri rezo sosiyo. Yego. Rezo sosiyo ni nukumenyekana nyine. Yego. Niba Imana izakumenyekanisha mu mahanga, ntabwo uzacira mu kuzimu kugira ngo bakumenye. Yego. Nta nubwo kumenyekana nyine ni ukwamamara. Ni kimwe n'izi rezo sosiyo zaje ubu ngubu. Kera bamenyekanaga bagiye n'amaguru bakagenda bararaguzwa mu nzira ariko bakamenyekana, amahanga yose akabamenya. Uyu munsi rero Imana yaradufashije izana izi rezo sosiyo. Ndicara hano nkabwira uri muri Afrika. Yego. Ndicara hano nkabwira uri muri Aziya. Ndicara hano nkabwira uri muri Australia. Uri muri Canada na hehe hose. Bivuze ngo nta gishyashya kirimo. Rezo sosiyo zahozeho. Amen. Umunsi umwe naratunguwe. Ubutumwa bwiza bwamamaraga bunyuze muri rezo sosiyo. Cyane. None se bakubwira ngo Yesu yavaga hakajyanga yari barazunguruka muri sociale, ni sociale n'ubundi. Cyane ko noneho yanatubwiye ko tugomba kujya mu mahanga yose tukabwiriza ubutumwa, kandi hari aho tutazabasha kugera. Ni mujyane inkuru nziza. Hari aho tutazabasha kugera. Ni mujyane inkuru nziza. Kugera kumera y'isi. Nzagera kumera y'isi n'amaguru se. Wowe uzagenda utetasa kugira ngo uzahagere. Ntabwo nzagenda nicaye ngo mpagere. Ariko ni nicara aha. Ubu turarara tuhageze. Cyane. Nunashyiraho titre. Yego. Nushyiraho ama subtitles. Yego. Ngo byari mbishatse mu gifaransa birananiye. Ama subtitles urayashyira mu gifaransa cyangwa mu cyongereza. Ibi navuze wenda urabisobanura. Yego. Mu ndimi zabo. N'umunyamahanga. Yego. Ari bwumva icyo nigishije. C'est ça. Rero umuntu ukivuga ko rezo sosiyo ari icyaha, icyambere ni umusozi tugomba gusengera. C'est ça. Ni umusozi tugomba kwimuraho Satani, tukawicaraho nk'abakozi b'Imana. Yego. Ni umusozi tugomba kwimuraho za maraya, tukawicaraho nk'abavuga butumwa. Ni umusozi tugomba kwimuraho abambaye ubusa, tukawicazaho kwambara neza. Amen. Kuko ni umusozi w'influence. Yego. Uri influence abana bacu.
babona bari abantu bambara ubusa bakumva ko ari bwo buzima nabo bakambara ubusa yego babona bari abantu bamamaza ubutinganyi bagahita bumva ko ari byo bigezweho nabo bakajya gutingana yego nitutajyaho ngo tubasenye natwe yego bo bazaba natwe batuzimije ngo twamamaze ibindi kuki bashaka ko tuvugira mu mwobo bo bakajya ku karubanda bakavuga sesa mbese twebwe ihembe ryacu turitwikiriza intonga bo noneho ihembe ryabo rizamuka umukristo utarasobanukirwa ko social media ari twebwe Imana yayigabije yego uwo ari mu buyobe uwo ameze nka wundi uvuga ngo mitiweri niyo kwa shitani ameze nka wundi uvuga ngo indangamuntu iriya ya karite elegitoronike niyo kwa shitani uwo nguwo ameze nka wundi uvuga ngo amafaranga ava kwa shitani niba Imana itagira amafaranga iyo Mana y'inkene sinayikurikira kandi tuyakeneye ngo tuyakoreshe umurimo ngo isi n'ibiyuzuye iyo mikoro iri kuvugiraho ni amafaranga isi n'ibiyuzuye ni ibyande Felix isi n'ibiyuzuye ni ibyo Uwiteka kandi jyewe ndi umwana w'Imana Uwiteka Petero aramubaza ngo ariko mwami ngo ko twasize ibyacu tukagukurikira inyungu yacu ubundi ni iyi kabishwe kujya no kwigendera ukadusiga inyungu yacu ni iyi ati muzahabwa ubugingo buhoraho ariko mukirina hano ku isi muzakubirwa inshuro nyinshi ntabwo bazakubirwa inkoni ntabwo bazakubirwa kwambara ubusa gusa ahubwo bazakubirwa n'ubutunzi yego umuntu akanga gukora ngo bamubwiye ngo ako kazi ngo nako kwa shitani umuntu akanga gucuruza aya maherena ngo baramubwiye ngo aya maherena nayo kwa shitani nayacuruza akaza kumbwira ngo abana baburaye mpa amafaranga ubwo se we ntabwo bagiye kurya kwa shitani ahubwo dukore turonke Imana iduha umugisha dutere imbere yego Yesu aguha umugisha kiganiro cyiza cyane twagiranye kandi rwose ndizera ko bizakomeza kugenda neza ese wenda tugenda twegera ku musozo waguha nk'umwanya ngo usuhuze nk'abantu batanu bari mu Rwanda bari kumva ururimi nyine dukoresha rw'ikinyarwanda bari mu Rwanda batanu ni bande bahita bakuza mu mutwe nubwo nzi ko ufite benshi cyane ariko ngo haye nk'uburenganzira ati suhuza abantu batanu bazagira amahirwe yo kumva iki kiganiro bumve ubasuhuje n'abavuze mu mazina ndasuhuza imfura yanjye Mignone ndasuhuza murumuna we Benize amen ndasuhuza murumuna wabo Kereni ndasuhuza mama wanjye nkunda cyane ndasuhuza na marume wandeze yego ariko umpaye chance y'uwa gatandatu yego ndasuhuza mabukwe na databukwe okay yego ndabakunda cyane barabizi amen yego rwose Yesu aguha umugisha bakubyariye umugabo ni abantu bo kubahwa nibubahwe ijana ku ijana nibubahwe rwose nanjye nsuhuje mabukwe na sebukwe wa Evangeliste Eliane nabo bantu nibubahwe amen kandi n'inshuti zanjye zose abanyarwanda bose uwo ntavuze izina ntagira ngo nuko ntamukunda ariko nabo barabyumva mu bantu mwakoranye ibiganiro mu Rwanda ngo haye uburenganzira ati shakamo abantu nka batanu mwakoranye kuri rezo sosiyo bakaguhostinga batanu n'ubundi washimira abanyamakuru bari mu Rwanda ndashimira Sabe cyane Isimbi TV yubahwe Sabe arabizi n'inshuti yanjye cyane ndashimira Joel murumuna wawe kugira ngo menyane na Sabe ni Joel kugira ngo bahostinge Eliane ni Joel ubwo nimvuga Sabe nkavuga Joel abantu bose bumva impanga ndasuhuza Joel na Sabe cyane ndashimira umuntu bita Kasiye Pizo my cousin niyo kazi twita na cousin kuko ni best friend wanjye ndasuhuza umuhungu bita Kamana yego Kamana ni inshuti yanjye cyane nawe Urugendo TV ndasuhuza Sandrine batanu buzuye buzuye ufite abakunzi benshi ndabizi ariko ni benshi cyane abo bantu bose rwose nanjye navuze ngo nibubaha bakoze akazi gakomeye Imana arabakoresheje baba mu ruyoboro mwiza wo kugira ngo isohoze imigambi yayo ku buzima bwawe wicayemo uyu munsi warubizi aho wicaye ubuzima urimo byari mu mugambi w'Imana kandi kigeretseho watubwiye ko n'umutware yaje noneho ubu muratuje mbese mwaratuye muri Burayi muri Belgique kandi mwahagize n'umugisha wo kuhabyarira undi mwana wow bega imigisha rero turabashimiye cyane mwese ese ugampaye abandi bana uzabasuhuza ubutaha Elia ariko kubisabye
wenda isegonda imwe abandi bantu basuhuza bangahe? batatu. Batatu. Ndasuhuza poso wanjye. Oui, yes. Gitwaza? Gitwaza niyubahwe rwose. Eliane aramusuhuje. Ndamusuhuza cyane umutima wanjye wose. Yego. Ndashimira famille papa Eric, coordinator wanjye muri Benjamin. Okay. Imana ikugirire neza n'umuryango wawe. Yego. Ndasuhuza umupapa bita Bienvenue uri muri Canada. Bienvenue, yego. Ndamureba. N'umuryango we. Yego. Imana mwijije bahumugisha. Bienvenue Apostle Gitwaza na Eric, abo bantu nibubahwe. Eliane arabibutse arabasuhuje. Imana iguhumugisha. Amen. Ngiye kuguha undi mwanya, hasigaye umwanya w'ikibazo kimwe. Ariko ni wowe ukibaza. Ni iki wambaza nk'umukozi wa Evangelize Le Monde? Shaka ikibazo nawe ubaza kimwe gusa. Ikintu nakubaza nk'umukozi w'Imana wageze muri ubu Burayi kera. Yego. Ikindi umwana wa pasiteri waje muri ubu Burayi. Yego. Ukaza utazanye n'ababyeyi. Yego. Wahagera ugakomeza umurimo w'Imana. Yego. Mu gihe hari benshi nzige naje nzi yuko nzasanga ari abakristo bo ku rwego rwo hejuru. Ahubwo nahagera ngasanga baraveteye. Yego. Ese ni irihe banga wakoresheje? Wow. Ko iki kirere cy'Uburayi kiraboshye. Wow. Ariko wowe nasanze ukiri umukristo w'umwimerere, ugifite urukundo, ugisenga, wumva washyigikira abakozi b'Imana kuri uyu mugabane w'i Burayi. Cyane. Ni irihe banga wakoresheje? Ikibazo cyiza cyane kandi kiryoheye amatwi. Ibanga nakoresheje nta rindi nuko nakomeje kubaha no gucunga indangagaciro natojwe. Amen. Nkiri mu Rwanda, izo natojwe n'ababyeyi, ariko cyane izo natojwe n'Imana yo yampamagaye. Kubera ko buriya iyo uzi neza ko ibintu urimo ari umugambi w'Imana urabyubaha. Nge rero nkunze kubwira abantu ngo ntabwo gukorera Imana kwanjye ari uko ari umuhamagaro w'Imana gusa, ahubwo ni n'umurage. Amen. Nkuko bivuze ko papa ari pasiteri, niwo murage yandaze. Ajya gutaha yarambwiye ngo Felix, impano nagusaba mu buzima naba ndiho cyangwa ntakiriho uzanyubahira Imana. Amen. Ubwo rero nubaha Imana nk'umurage, kandi urabizi ko nta muntu ucokoza umurage. Umurage iyo ukinishije ugukora. Sinshaka ko uwo murage uzankoraho, niyo mpamvu nubaha Imana. Bikagerekaho noneho ko nihuriye na Yesu. Amen. Aramfata anshyira mu murimo we. Niyo mpamvu rero aho nzaba hose, naba ndi mu Bubiligi, mu Bufaransa n'ahandi nzagera, nzashyigikira ivugabutumwa, nzubaha abakozi b'Imana, nzariteza imbere, kandi ikiguzi cyose bizantwara kugira ngo menyekanishe izina rya Yesu mu batarizi nzagitanga, ariko ivugabutumwa rigere kure. Urakoze cyane. Turagushimiye cyane tubikuye ku mutima, kandi abakunzi rwose ba Evangelize Le Monde muze kubitwereka muri comment. Ndabizi ko iki kiganiro muzagikurikira muri benshi cyane, kubera ko hari abantu benshi bifuzaga kumenya ubuhamya uduhayeho agace, kuko ufite ubuhamya bwinshi cyane, ariko kandi Imana yagize neza. Bifatanyije nawe ayo mashimwe, kandi n'ibitari Imana izabikora, kubera ko umugambi w'Imana ni uwo gukomeza kuduteza intambwe no kutugeza mu bundi bwiza. Yesu rero aguha umugisha. Mwari kumwe nanjye Harerimana Felix, nyine n'umukozi w'Imana. Turangije gukorana iki kiganiro Evangeliste Eliane. Shalom. Shalom. Amen.